jewe Pasiteri Isaïe Ndayizeye ububasha bwabwa n'ijambo ry'Imana rigira ababiri umwe n'ububasha bwabwa n'itorero ADPR ndahamya ko Afrodisi Nayihiki abaye umugabo w'Usavyimana Virginie kandi Usavyimana Virginie abaye umugore wa Nayihiki Afrodisi nuko ikimana kirameje hamwe n'imbaga bitandukanye ikoze izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Bana bacu Afrodisi na Virginie Uwiteka abaye umugabo wo guhamya n'ibishingirwa kwabo, Uwiteka abahumugisha kandi abarinde, Uwiteka abamwikishirize mu maso neza bagire neza, kandi Uwiteka ajye abahaba neza abaha amahoro. Mwebwe ubwanyu mwembi umukumbi n'ubugingo bikomeze birindwe ntibizabwe n'umugayo kugeza ubwo Kristo azaza. Imana yabahamagaye, Imana yabahuje, Imana itangije urugo rwanyu ni Imana yo kwizerwa. Nanjye mushumba bavuye umugisha kugira ngo ibitekerezo byanyu bizahirwe, muzahuze ibyo muzekeza amaboko muzabone rukomeze gukura amanywa nijoro, niyo mpano tubasabiye mufatanye byose. It's too late, I can't even lie. Everything you do matters to me. Don't you ever doubt on my ways. Baby, put your head on my shoulders. Je t'aime sincèrement. On reste collé, collé, sinapsiga. As long as you are deep by my side. Baby, I got nothing but you on my mind. mu izina ry'ababyeyi. Ese mugahamya ko ubukwe bwa Afrodisi na Virginie n'ibyasabwaga byose byubahirijwe ku buryo twabakorera uyu muhango wera w'itorero bashyingira nk'imiryango namwe mubahamiriza mugabihanisha kurambura ibiganza abahagutse umwanya w'ababyeyi kandi bagihagaze. Ndabaza n'itorero abanyetorero mubazi ese muracabahamiriza ko bakorera uyu muhango wera, niba mukibahamiriza nk'abanyetorero nabwo namwe mubihanishe kurambura ibiganza byanyu. Yesu abaha umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe muvuge ngo amen. Haleluya. Ndashaka kubasaba mwese ikintu kimwe.
ndagisaba abageni, ndisaba abashumba, ndagisabe mwe mwese mwatashe, kubera ko kuba turi hano twese ni umugisha twagize ko hari abantu benshi bifuje gutaha ubukwe uyu munsi bitakundiye. Uyu mwanya rero impamvu mpereye muri iki gitabo cy'itangiriro, ni igitabo gikubiyemo amateka y'uburyo ibintu byose byabayeho byaremwe, kandi uyu munsi turi hano kuko hari ikintu kidasanzwe Imana igiye kurema none, igiye kubeshaho none, kitegeze kibaho. Icyo igiye kurema ni ingo, ni imiryango y'aba bana bacu. Rero ndashaka ko nongere mbibutse, hari ubona abageni benshi, ubona abantu benshi baza ukagira ngo ni igitaramo gisanzwe, ariko uyu mwanya twajemo ni umwanya ukomeye duhagaze imbere y'Imana, kandi hano kugira ngo ireme ikintu gikomeye. Ndashaka kuguhamagara nk'umuhamya kugira ngo uyu mwanya nturebe ikindi, ahubwo wongere urebe ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana ziri aha, kuko Imana igiye kurema ibintu ubona none niyo izarema n'ibindi byo mu gihe kiri imbere. Icyo nsorezaho ni uko mu bintu Imana ibahaye, inabahaye akazi, bahaye inshingano. Kubaka urugo ni akazi. Pacifique, buriya kuba umugabo ni akazi, kandi Benita kubera ko umugore ni akazi. Si abagabo muri hano ubona ko umugabo ari akazi. Mwe nari gushyingira mbaza abantu bari mu bukwe b'abagabo, bati abagabo mubona ko umugabo ukagira urugo, ukagira abana, ukagira umuryango, imyaka 5, 10, 15, mubona ari akazi. Abagabo bati gushuma ati ni akazi. Mbaza abagore ati se mubona ko umugore ukagira umugabo, ukagira abana, ukagira urugo imyaka 10, 15, 30, mubona ari akazi. Umugore arahaguruka bati gushuma ati ni akazi gakomeye cyane. Ni akazi keza. Kazi tubahaye uyu munsi, ndabizi mwagize umwanya w'inyigisho, ariko karimo inshingano ebyiri z'ingenzi nshaka kuvuga. Inshingano imwe niyo kubona ahantu Imana ihimbarizwa, presence y'Imana. Ubwo Imana ibwubaka, itangiza umuryango, Imana ishaka kwagura ahantu himbarizwa. Kandi nimutaranira bana bacu Felicien na Beata, nimutaranira mwese uharanira ko ingo zanyu ziba ahantu Imana ihimbarizwa, ziba ubuturo bw'Imana, Imana ikorera imirimo, ntabwo muzabyicuza, kubera ko Imana niyo soko y'ibyiza byose. Imana niyo soko y'umunezero, Imana niyo soko yo kurama, Imana niyo soko yo gutsinda, Imana niyo soko y'urukundo, niyo soko y'ubuzima mwifuza. Abantu bose mubona bicaye hano, nubwo ari benshi, nubwo babatwemereye, nubwo babasengeye, ariko hari igihe cyagera abantu mubabone, ariko Kristo we muzaba muri kumwe. Mushobora kwisanga mu gihugu no mu buzima, yewe na ba Marene na Paris ndetse na nimero zabo ntimuzibone, ariko muzishingikirize kuri Kristo, kuko Kristo bahuje batangiye umuryango, afite umugambi wo kugendana namwe, wo kubana namwe. Niyo mpamvu ikintu cya mbere abahawe inshingano ni uguharanira ko ubwiza bw'Imana buba mu ngo zanyu. Leo uzaba icyo mukene. Mbega ubu si ibintu ubu ukuntu, ubwo si n'inzu muzabamo, ubwo ni ukuntu. Mbega uburyo muzabana n'Imana nibyo bizubaka urugo rwanyu rwiza. Nigeze nganira n'umuntu twakoranaga kera, ntabwo ari umunyarwanda, ndamubaza ati ariko ubuzima bwawe ni iki cyakubayeho kiragucana, kiguteza challenge? Arambwira ati ikintu cyageze kingora
aramubwira ati nashatse umugore maze kumushaka tugera igihe nyine agatwita, igihe cyo kubyara kiragera, kigeze tujya kwa muganga, umugore arabyara, tubataha twishimye. Tugeze mu rugo nijoro umwana ararira. Aramubwira ati umuco nakuyemo ikintu cyose baguha ari gishya bagwana kataloge yacu. Abaganga barebana ntukomeze kwita kuri rino teraniro ndetse no kuba bagenda mwahuye hano, ahubwo wite ku uwo mwazanye. Kandi uwo mwazanye yego yawe uyu munsi wa none birabivuga ngo niyemeje kubana n'abakaramata, niyemeje kuzagendana nawe. Ndagusenga kugira ngo uhishurirwe ubuzima bwe imyaka 10, imyaka 20, 30, 50, 100, imyaka yose ubuzima muzanyuranamo. Uyu munsi yego yawe biba iya none, ahubwo uvuge ngo yego yanjye it's forever. Mu byo tuzacamo, aho tuzanyura hose, niyemeje kugendana nawe. Nzaba mwizerwa, nzagukunda, nzaba mwizerwa, ndumva nshaka nanjye kuzaba ishimye kuri Kristo, kuko nzaba umukozi wa Kristo, umukozi w'Imana, wo kugira ngo mu ntege nke zawe ubone imbaraga, ukomeze urugendo. Kandi uko kubyemeza, Imana izabaha imigisha y'uburyo butandukanye, izagendana nawe. Bigasaba kandi ko wiyemeza nyine ko ubana nawe akaramata, wiyemeza kujya ushaka buri munsi icyo wakora, icyo wamuha gisubiza inzozi ze. Kandi bigasaba ko buri munsi uharanira kumurinda, uharanire kugendana nawe, uharanire kumufasha mu buzima bwe. Kandi bigasaba ko buri munsi uharanira kumusengera. Ndakubaza wowe Nayihiki Aphrodisi, kwemeye kubana n'uyu Dusabyimana Virginie. Ndakubaza nawe Sengiyaremye Felicien, kwemeye kubana n'uyu Iradukunda Beata. Ndakubaza nawe Kalisa Theo, kwemeye kubana na Tuyikuze Judith. Ndakubaza wowe Niyonsaba Albert, kwemeye kubana na Mutoni Rusi. Ndakubaza wowe Mugiraneza John, kwemeye kubana n'Uwamahirwe Violette. Ndakubaza wowe Niyonzima Pacifique, kwemeye kubana na Nyirarugwiro Benita. Ndakubaza wowe iyo gushimwa Joel, kwemeye kubana n'Umuhoza Nadine Benita. Ngakubera umugore mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryera. Niba ubyemera, urambure ikiganza cyawe cy'iburyo uduhamirize ko ubyemeye. Ndashaka ko ubivugira icyarimwe. Niba munasabye mikrofone, ndashaka ko uba mikrofone uri cyeka, niba ntazo mufite ko nabonye ko muzifite. Ndashaka ko uvugira icyarimwe. Abasore, nk'uko maze kubivuga, niba mubyemera murambure ikiganza cyane cy'iburyo muduhamirize ko mubyemewe. Tubaha amashyi. Mikrofone abageni. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Dusabyimana Virginie, kwemeye kubana n'uyu Nayihiki Aphrodisi,
ndakubaza umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera, rambura ikiganza cyawe cy'iburyo uduhamirize kubyemeye. Kongere tubashimire, tubasabe mushyire mikrofone hasi. Mukomeze mashimwe yakome kugeza basoje bose. Mukomeze yakome kugeza bose basoje. Abarangije basabe noneho bongera bahindukire barebe iteraniro. Tubakomere amashyi tubashimire cyane, bafite abageni beza. Baparlama yene rwose abadiakoni babafashe. Mugiye kongera mufate mikrofone, kasabe ganje wese avuga izina rye. Njyewe sezerano imbere y'Imana n'itorero ryayo ko namenye kujyana uyu bikureba ko uburyo wese avuga umugeni we awutangira. Ngo ambere umuntu we dushingira mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye. Murambuye ikiganza cy'iburyo. Tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa natoshitse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Muhe mikrofone abageni. Njyewe yego tangira ubundi njyewe cyangwa amazina yawe. Sezerano imbere y'Imana, murambuye ikiganza cy'iburyo. Sezerano imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira
yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. Turashimye cyane, maze dusabe abafite impeta zabo bazubahe kugira ngo nyendahiro bayihamishe kwambikana impeta. Mwambika uhamya ko ubonye uwo ukunda, kandi impeta nk'itorero ryacu rya ADEPR ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu yashingiwe. Niyo mpamvu uhereye none nibamara kwambikana impeta tubasaba ko bazajya baba bazambaye nk'ikimenyetso cyo guhamiriza abantu bose ko bashingiwe. Rero tugiye umusore, umugore waraguye ikiganza cy'ibumoso, urayimwambika ku rutoki rwa kabiri, muraba muvuye amagambo njyewe izina ryawe, njyewe Kanisado, njyewe Nyamushima Joel, njyewe Niyonsaba Abel, njyewe Sengenge Felicien, njyewe Giraneza John, njyewe Niyonzima Pacifique, uhambitse impeta y'urukundo, wambitswe impeta y'urukundo, ugusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese, bihamije mu izina rya Data wa twese, n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Namwe mufatire. Njyewe Tuyikoze Judith, njyewe Umuhoza Nadine Beata, njyewe Mutonirusu, njyewe Iradukunda Beata, njyewe Uwamahirwe Violette, njyewe Nyirayiguru Benite Veneranda, njyewe Satimana Virginie. Wambitse impeta y'urukundo, wambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese, bihamije mu izina rya Data wa twese, n'Umwana n'Umwuka wera. n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Wewe wafashije mikrofone barahindahiro bavuga ngo Imana izabifashemo. Aya masezerano biyemeje kubana akaramata. Murapfukama murebana, mupfe n'umugeni w'abarebana, kandi mufatane umushumba kome kugira ngo afate mikrofone atuyobore mu isengesho. Twese abashumba turambuye ibiganza kuri aba bana bacu tubasabira umugisha. Rero aho muri hose namwe mugejeje ukuboko kubaha uyu mwanya, maze uyu mushumba Pastor Kome tuyobore twese umwanya wo gusenga. Mana yacu, Mana mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu twagushimiye uyu munsi mwiza watoranije kugira ngo uyu munsi havuke imiryango mishya imbere y'amaso yawe. Abasore n'abakobwa urabazi, tugushimiye ko abarinzi ubuto bwabo, ntibasebya icyubahiro cyawe, ntibasebya icyubahiro cy'ababyeyi bawe, ntibasebya n'icyubahiro cy'itorero. Turagushimiye Mana, tuzamura ibiganza byacu dusa kugira ngo uhe umugisha aya masezerano umaze kugirana. Turaseye kugira ngo uhe umugisha imiryango yose mu izina rya Yesu. Basezeranye kumwe
basezeranye gufashanya, basezeranye kuba icyizere cyawe. Turasezeranye kugira ngo umuhanga w'amasezerano mu izina rya Kristo Yesu uzafashe abagabo kugira ngo bazaba baguhamya, uzafashe abagore kugira ngo abagore baguhamya mu izina rya Kristo Yesu. Kandi turabasezerana kugira ngo ingo zabo zizabe z'intangarugero. Niyo mpamvu turasenga kugira ngo mwami umugisha wawe uzabe ku manywa n'ijoro, umugisha wawe wayo gutora nimugoroba, igihe cyose bazapfukama basenga uzumva gusenga kwabo. Turasenga Uwiteka Imana yacu kugira ngo ibyo bazaturamo uyihe umugisha, ibyo bazerekeza amaboko yabo n'ibitekerezo byabo uyihe umugisha mwami. Tubasaba umugisha ku bantu batoya, tubasaba umugisha ku bantu bakuru, tubasaba umugisha imvura yaguye, tubasaba umugisha imvura yaguye, tubasaba umugisha wo kubyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Kristo Yesu. Turabasabye kugira ngo mwami uzabarinde imitwe y'abazaririzo, uzabarinde ubwoko bukomeye mu izina rya Kristo Yesu. Kandi turasabye mwami kugira ngo izigo batangiye zibe intangiriro y'umunezero n'amasezerano yose wabasezeranyije mwami. Tuzi neza ko ufite umugambi mwiza kuri bo. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu kandi ko witeguye kuba ibirenze ibyo tubasabiye, kubera ko ufite umugambi muremure kuri bo. Tubisabye mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mwese mukundana Imana amashyi ahaguruke abyaza gukunda ko buri wese bamuva mu kiganza, ariko muhindukiye abo ngabo bakwegereye baguye mu ntoki, kandi mwongere muhagarare mureba imbere, mwongere murebe imbere kugira ngo bafata iyi foto y'urwibutso rw'uyu munsi ko Imana yatangije urugendo rwanyu rw'urukundo ribakunda. Mwice twese dukomere Imana ashyigishire, dusabe abapasitori basubire mu myanya yabo. Jewe Pasiteri Isayi Ndayizeye ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana rigira ababiri umwe n'ububasha mpabwa n'itorero ADEPR, ndahamya ko Afrodisi Nayihiki abaye umugabo w'Usabyimana Virgile, kandi Usabyimana Virgile abaye umugore wa Nayihiki Afrodisi. Nuko ikimana iteganije hamwe mu mpaka zitandukanye. Ikozwe mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Bana bacu Afrodisi na Virgile, Uwiteka abaye abagabo bo guhamya n'ugushyingirwa kwabo. Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso heza bagire neza, kandi Uwiteka ajye abagaba neza abaha amahoro. Mwebwe ubwanyu mwembi umukumbi n'ubugingo bikomeze birindwe, ntibizabwe n'umugayo kugeza ubwo Kristo azaza. Imana yabahamagaye, Imana yabahuje, Imana itangije urugo rwanyu, ni Imana yo kwizerwa. Nanjye umushumba mbatuyeho umugisha kugira ngo ibitekerezo byanyu bizahirwe, muzahuze, ibyo muzekeza amaboko muzabone. Mbimuye mu cyiciro cy'ingaragu cy'urubyiruko, abasore n'inkumi tubijeje mu cyiciro cy'abubatsi ngo nibahamagara abagabo muzaze, nibahamagara abagore muzaze, kandi hari n'umunsi hari intwererano. Twasabaga rero kugira ngo mubafashe, kandi buri couple barayiha igisekretari. Mumburiye rero muhaguruka mu byiciro byanyu, ayo mafishi ababafasha n'undi barabafashe kugira ngo dukore iyo murimo. Hanyuma twasabaga korali y'abashyitsi, nabasabye ko ari ibice bibiri gusa baririmba Amazing Grace.
yaza iturutse mu Kabuga itorero rya Kabuga kandi mweke twongere tubana bikomeze bibane natwe twese ubu none ndetse n'iteka ryose amen. Kubwo kubaha abageni mube muhagaze mwese mweke gusohoka abageni babanze basohoke kandi mufatanye n'abaririmbyi kugira ngo abageni nibamara gusohoka mubone namwe nk'iteraniro ryose gukurikirana.
nakire umwami n'umwamikazi, reka nakire umukwe n'umugeni, reka natwe turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye kuko wabanye natwe kuva mu gitondo, kuva ubu bukwe butangiye kugeza kuri ano masaha. None rero tugushimiye ko tugeze hano, gahunda z'ubukwe zirakomeje, reka dusengere gahunda zose zigiye gukomerezaho kugira ngo zibemo n'uko wabaye muzakare. Dusengeye ikintu cyose kiboneka hano kugira ngo gitunganye, kandi umuntu wese ukifataho kimugubwe neza. Fasha abageni bacu rero bakomeze kugubwa neza, n'ibiteramo turimo bikomeze kugenda neza. Urakoze kubana natwe kandi ukatugirira neza, byose tubyambaje twizeye izina ryawe Yesu. Afrodite, reka ngusabe maze wiyakire umukunzi kuri uyu munsi mwiza. Ngusabe muri wa muco w'iwacu ubanza umwegamize muri ibyo bituza bigari bitamusinga, maze wiyakire umukunzi. Abikora neza ikiganza gihura n'ikindi bibyara amashyi mu bashimire cyane. Ariko umenya uko muri aha mwese mufite biraniga mu maboko cyangwa ishyari, mwaye abandi bana amashyi mwabiki icyo rwose ati ariko urukundo ni rwiza. Dirigene nawe kamusabe maze yakira umugabo, aravuga ati reka nkumbuze abari baraha ibyiza by'urukundo, ati mugabo wanjye mwiza nizihira ibihe byose, kano kaboko niwe musore wa mbere gasomeje imbere y'imbaga y'abantu bangana batya, uzabyubahe. Dirigene inyaro ni yayindi bikore kwa kundi akamarimo nta mugabo usigaze icyo rwose muri uwo muryango mwiza w'intanga, ariko kandi ajya asoma ahubwo gashyira mu background. Murakoze cyane. mubyiyongerere mubishaka ngaho twongerere rimwe. Murakoze cyane. Ariko tuje karame nawe muvanye mu misozi yaho iwanyu muri amahoro. Turi amahoro. Kera urugendo rwatubereye ruhire n'ubwo rutari rwose. Maze shyikira uceho agatenge irwana ufite inyota ndabizi. Paul yaravuze ngo muzajya akabakira bakabahereza, ntimuzagire nk'ikide yindi ucyo akora n'umenya yuko hari ukundi byagenze, ngo ntimukabirye, ariko ize mu rugo nubaha Imana rikamufasha. bahafungire n'umusaza sha Kalisa ndakumva. ubuki ufite bwinshi? Ni ukuri ubwo buki ufite n'umusaga. Uyasoma rwose, soma igira habasha utwekera mu musaza mwongereremo
nuko wamfura Kalisa ndakubona usa n'uwari uzi igihe n'ubugerere inaha ndashanage n'imvune maranye igihe nuko nayo ndayizi kandi niteguye ongera mu cururu maze umutwazo umugereze hariya amahoro ndanyuzwe nirwa n'ukuri toje rero turakunezerewe kandi si wowe wenyine n'umuryango wa Musabyimana twishimiye kubabona yari amasezerano ko uzatera iwacu uzasanga akaguma kanihira uzasanga y'intore zibyina ibyishimo ari byinshi ndetse n'impundu zikakuvugizwa urwanaga nuko uri inshuti yanjye ibyo ntabwo tubikorera bose tubikora inshuti z'akadasohoka inshuti nkamwe mwamutugendereye kandi ugeze umugisha ko n'umugoroba uhageze iwacu tuma dututira inyemere dututirane ikindi cya kabiri ugeze inangaha inyana zirimo gukina imitavu umbere imfu nigukandagira ntutake cyakora ushinyirize niko imfura ibigenza cakabugi hariya rwose nsabe ababyeyi ku mpande zombi munyemerere namwe muze Kalisa ijya hariya niyo waba ari kungera ndagira ngo nsabe ku mpande zombi haze nyirasenge wa Dirigine uhagarariye abandi haze na nyirasenge wa Aphrodis uhagarariye abandi nimutebutse Amaclaire uri hafi bavandimwe ndagira ngo mbasabe ngo dufatane mu biganza Maria ufata ku rutugu ntaza gucura umugozi muvandimwe Kalisa ndakumva warazindutse iwacu uzuje gusaba irembo simbivugaho byinshi waje gusaba irembo ry'abageni igihe kiragera ntiwatinze uza gusaba umugeni udusaba Dirigine Musabyimana mu muryango wa Musabyimana Theogene akaba muramu wanjye ibyo nkubwira ni ukuri twarishimye kijya gihe koko ntabwo ari umuntu wakundiye umuryango ngo ureke kubishimira Imana no gushimira no kwishima ku mutima kijya gihe twarishimye musabye umugeni tumuguha tutakuruhisha turagukoshora dukwera kuko tubyifuza nyuma y'igihe gito kitarenze igihembwe uza gutebutsa utubwira igihe tujya inama uritegura n'umuryango wawe nanjye nditegura n'umuryango wanjye zimusabye Imana nkunda cyane duhana isambu ni iya none kuri iyi saha twaguhekeye umugeni wadusabye Musabye Imana Dirigine ariko mu jisho twawugiyemo guhera cya gihe nabivuzeho nabikomejeho none rero umwana wa mama muvandimwe kandi nkunda impamvu mbigenje gutya nacyagiye usaba umugeni nakubwiye ko umugeni atari uwanjye ari uw'umuryango kandi nawe umugeni wasabaga si uwawe ni uw'umuryango ubu twunze ubumwe uyu ni umugozi ubu amaraso yacu atangiye gutemberana ntazagire udutandukanye mu izina rya Yesu
namaganye ubutane bw'abana bacu ntibuzigere bubaho. Namaganye amacakubiri mu rugo rw'abana bacu mu izina ry'uhoraho ntibikabeho. Hanyuma twebwe ababyeyi ntituzibeshya ngo twe twubakira abana, icyo tuzakora tuzabagira inama kandi nabo tubasabye kuzatugisha inama. Bana banjye, bana bacu, ibyo muzakora byose muzubaha Imana, ibyo muzakora byose mujye mubanza mubyereka Imana. Ibitatunganye mujye mubyereka Imana, izabitunganya. Ikorera ku gihe ishaka, ntituyihata, niyo imenya ibyo dukenera kandi mu gihe kiri cyo. Tubifurije gutunga mugatunganirwa, tubifurije kubyara abahungu n'abakobwa. Sinshatse kubafubya ngo mbite hungu n'abakobwa, oya, ni abahungu n'abakobwa bashyitsi. Tubifurije kugira ibitunga urugo rwanyu, mugasagurira abaturanyi, mugasagurira abagenzi bigendera bakanyura iwanyu mukabafungurira, mugasagurira u Rwanda, mugasagurira Afurika, mugasagurira isi. Tubifuje kugira ibintu by'ibifaranga byinshi, nibyo bigize iyi si, kandi mu izina rya Yesu muzayagira. Turabashyingiye. Impamvu tubigenje gutya, ubu tayari ndumva amaraso yanjye ariho ava muri jya ajya mumurikiye, yajya mumukurikiye, twese akatugeraho. N'iyi miryango yaje kudushyigikira gushyingira abana bacu, ubu bose turi kumwe. Ariko kandi igikomeye ni ugusaba Imana ngo uyu mubano uzahore uduhuza cyane rwose ubuzira herezo. Ahasigaye uretse imigisha ikomoka ku Mana nta kintu twabifuriza. Muragahoraho, murakagira Imana. Ni mwebwe ahubwo muhuje imiryango, muve muri bya bindi babaswa babeshye. Nirinze kubivuga ariko dore gahuza imiryango n'abana. Turabashimiye bana bacu, turabashyingiye. Simbashyingiye jyenyine, simusabye Imana, si umuryango w'umukwe wanjye, oya, turafatanyije twese nk'imiryango. Ubu murumva yuko niba umutsi utuma amaraso yacu atembera mu mibiri yacu twawuhuje, uzibeshya akawuca azaba twishe twese, kandi ntihazagire aho biba. Imana inyumve. Nshoje ubutumwa ndumva nduhutse. Reka nsabe imiryango yombi none tega amatwi nyumva umwana kandi umukazana wacu. Uramenye imbehe y'umugabo, nongere mbisubiremo, uramenye imbehe y'umugabo ntabwo bayiterura ahubwo barayisunika. Ibyo ntabwo bisobanura. Marene we, ayo magambo mwiza yumvise, waguteje umuryango umubyeyi, uzamumbwire ngo uramenye kirazira imbehe y'umugabo ntabwo bayiterura ahubwo barayisunika. Nabigenza atyo azaba umugore mwiza. Wabyumvise? Maze inshuti yanjye Theogene karamena none uyu mwana w'umukobwa mudushingiye, ndahamye nashidikanye ko atari umumarayika dushingiye, kandi n'umusore wacu nawe nuko. Burya nari ndi iwanyu rero tuje dushoreye inyana, wambwiye amagambo meza, urambwira ngo inyana twabakwereye, izo twabakwereye zose uzirarisha ikizamuka, kandi aho zirishiriza zirahakomanyiriza amahembe, bivuze ngo zari zishimiye ubwatsi zirisha. Aba nabo azari ko banezerwa urugo rwabo. Nk'uko navuze ngo si abamarayika rero, byashoboka ko hari wenda Aphrodisi yazaga kurisha ubwatsi cyane agatera umusari Virginie. Aphrodite, bivuga imbere y'imiryango yombi, ntuzagere aho n'umunsi warimo utera umusari Virginie, uzabyirinde. Icyakora amahembe yo muzayakomanya, ariko kandi urakijijwe, nawe arakijijwe. N'ibinagenda gutyo izuba ntirizarenge ukirakaye, ahubwo uzabe umugabo mwiza wo kumenya kubwira umugore ngo mbabarira. Virginie, nawe niko nakubwiraga,
ni muhumure niba kuko ikibazo uzambwira zahamagara umusaza Theogene n'inshuti yanjye tuzabwira tubagira inama z'icyo mwakora. urakoze wampaye niyo mpamvu njye nawe turiho leta wacu rwose niba amagambo yanyu tubabwiye kandi muyumvise bari mujye mu byiciro byanyu mwisigarire umusaza. reka nsabe Aphrodis ubanze wakire umugore wawe. murakoze cyane. Aphrodis ntabwo nari mpari rwose aha hantu murambeshye. ongera uzimanira umugore wawe kuri uyu munsi mwiza n'umunsi wanyu. yego murakoze. bakameramana ifoto nzayibabaza. reka nsabe rero na Dirigine nawe akwakira. It's too late, I can't even lie. Everything you do matters to me. Don't you ever doubt on my ways. Baby, put your head on my shoulders. Je t'aime sincèrement. On reste collé, collé, as long as you had it by my side. Baby, I got nothing but you on my mind. Just hold my hand all night long, baby, all night long. Nataka kuwa nawe milele kama uhobele. Siziranya kuzasanga. Chérie, t'es la plus belle malaika. Chongina mama, darling, don't ever change the way you are. Chongina sana, yeah, don't you ever go, baby. Kukwigiriye ntamugiye gitonje mita. Ibnya harimo reka bebe harimo muzayisangire n'abuzukuru bahaye impano y'umutima mwiza cyane. abana muri kumbuka Patrick muri abana murabana musaza mwese muziri cyane reka mwese mbanze mbashimire abantu turi kumwe mwese hano mu kino kidari mbashimire mwese mbanze mbashimire abantu bari kwitabira natwe mwakoze cyane Imana ibahe umugisha mwiye amashyi abana b'amashyi mwakoze cyane pe mwigire imbere muramburire bano bantu bose amashyi ibiganza mu bazamura amaboko mwabo barasuhuze kandi babubahe murebe n'inyuma hariya aba bantu bose bari mu kagare mwakoze cyane mbashimiye mbikuye ku mutima abo twatangiranye urugamba rwa buno bukwe. Shimye cyane abana bahuje imiryango yombi ndetse ni nayo ntandaro yo kuba turi kumwe kubera urukundo rwabo. Ndabashimiye rimwe ndabashimiye ko mwahuje ino miryango kugera uno munsi ubukwe bwanyu bugeze aho nakwita ku musozi. Shimiye umuryango wanjye, abavandimwe, bashiki banjye, umubyeyi wanjye bambaye hafi mu gihe kitari cy'uyu munsi gusa. Dirigine uri umwana kugera uyu munsi
bakubereye umubyeyi igihe ntabonekaga. Ndabashimiye, mwarakoze. Ndashima abaturanyi beza, ngengera abaturanyi beza kuva nabaho kugera uyu munsi. Ndabashimiye pe, mwarakoze kandi mwakoze. Ibi byose ni mwebwe, ibyanjye biri muri bikeya ni mwebwe mwakoze. Muzakunda abantu, muzakunda Imana, muzabike idini ry'urukundo, muzabakunde, nta muntu uzabanga, ntibazababeshye. Nta muntu wanga undi, azakureba nabi ku mutima we ariko ni umuntu w'amaraso. Uzakwanga uzamukunde, uzamutse n'iryo deni. Nicyo babwiye n'abantu banjye. Bakumbuka muri hereko, abandi basore muri here, abana bakorera ubabere urugero. Gushima kureba uheruka bibura. Hari abantu nabonye aha ngaha twabanye mu myaka igera muri 17. Hari 30 akinzirikana, yakumva ko nateye imbere mu ntara y'ubukwe akaza kunshyigikira. Ni urukundo rwaranze abantu, muzarabona urukundo, murabyumva. Hari abaturanyi beza twabanye igihe cyo hambere, za Karongi, za Nyamasheke, Umutara. Uyu munsi nababonye hano akoze inshingano cy'umwana muto cyane, kugera uyu munsi akujije umwana. Warakoze, warakoze. Simvuze abakuru bawe, ibyo bakoze birarenze, ariko wabikoze uri umwana, wabikoze uri umwana, warakoze. Ishimire ko kujije, ishimire ko ushingiye, warakoze. Ndashimira umuryango wavuye Uganda, Mama Sharifu, timu mwagendanye, mwakoze cyane, mwakoze. Imana ibahe umugisha. Muzehe nawe mwazanye, Imana ibahe umugisha kandi utagereranije, bivuze mbikuye ku mutima. Nuri yacu fata umwanya usura abana, ufite imbaraga, abana bagusure kandi ndabibasabye. Reka nza kuza kwizimba, ndabona abasore sinzi iyo bagiye, ariko icyiza ni ugushimira mwese mwambaye hafi kugera uyu munsi. Ubu bukwe bugejeje ku musozo, mwarakoze cyane. Bana banjye rero, ntaza kwizima mu magambo. Icyo nshoboye narakibakoreye, icyo nzashobora nzakibakorera. Siva mu ndahaye iki ngiki, mu migabane yanjye mufitemo umugabane. Ntabwo nabacukije, ariko mbahaye inka izajya ibakamirwa. Muzanywa icyayi mugishaka, ntimuzabura amata. Abana banyu bazanywa amata. Cukishiriza aho ngaho, murakoze. Tunejejwe n'Imana muri iki gitaramo kubw'umuvandimwe wacu Brigine. Ntabwo rwari urugendo rworoshye kubana n'umuvandimwe akaba adusize. Twabanaga mu rugo, ibintu byose nyine tubikorana mu rugo, ntabwo byoroshye. Gusa aho ugiye naho tuzagusura, turagukunda. Umuryango wo kwa Beaufret bavuze ngo ntabwo Brigine ari umukazana. Kuva Beaufret yaza mu muryango wacu, uretse kuba tumwita Beaufret, ni musaza wacu. Turagukunda cyane kandi dukunda urugo rwanyu. Ntabyo dufite kuri ubu twabaha, gusa muri bike dufite aricyo twabageneye. Iyo Mana irahari, turayibashyikiriza ntarizingira mu magambo. Papa yavuze arashima, ariko sinzi ko hari abandi bari kugaruka bagashima. Papa
na mama hano turi bake abana barerewe mu rugo, abandi bari mu mirimo hariya. Iteka iyo mu rugo habaye ikirori ntabwo tujya dusiba guha Imana papa na mama, ariko nta na rimwe twari twumva twanyuzwe ngo tuvuge ngo papa basi turanyuzwe. Muri ubu bukwe bwa Dirigine twageneye impano papa na mama. Ngiye kuvugira hano navuga byinshi, ariko aba babyeyi n'ababyeyi ndabeshya mu bantu turi kumwe hano, ndabeshya mu nshuti zanjye, inshuti za Dirigine zadusuye mu rugo, ndabeshya abantu bageze mu rugo. Mwarakoze cyane babyeyi beza, tuzahora tubashima kandi turabakunda cyane. Nitumara gufatanya ifoto na Dirigine muduhe n'ifoto turi kwimana ababyeyi. Njye mvuze mu cyimbo cy'abakobwa nk'umuntu nka mukuru wanjye asize mu rugo, ubwo murumva twararanaga, twaganiraga ibintu byose. Reka mpe umuvandimwe mukuru Arsene utuhagarariye agira icyo ababwira. Murakoze kandi turabakunda. Semajara w'Imana ya famiye Semajara abari hafi baza bagafata ifoto, Imana bakayitanga bagahita basatura amafoto uko bishobora ko ni famiye itari ntoya. Uyu ni umwanya wo kwishima, umwanya, umunsi ukomeye uzahora mu mitima yacu. Iyo ndimo mvuga muranyihanganira, emosiyo zirafata nkarira kandi nishimye. Uyu ni umunsi wawe Aphrodis, uyu ni umunsi wanyu watumye tubyukira hano kugeza n'uyu mwanya tugihari. Mumfashe duhe Imana icyubahiro. Dirigine, Aphrodis, tuguhaye mushiki wacu dukunda, uyu muryango ureba ukungana ni famiye Semajara, niko witwa. Dirigine, muramu wacu uzamufate neza, urumva. Natinze rero, tubifurije ishya n'ihirwe mu rugo rwanyu, tubifurije kubyara hungu na kobwa, tubifurije kwaguka umuryango Semajara ukagera iyo mu bicu. Hari impano nziza yateguwe, nasaba abayifite bakayishyikirizaho impano zagenewe. Ahasigaye nizere ko fotogarafe ifoto yayifashe yayirangije. Nta kibazo, ufate abo ufata, sibyo? Yes. ariko na mwese tubiteguye mwajyamo niba ari impano. Oya, fata gutya, fata uko bahagaze na hano uhindukire, nta kibazo. Umuryango mugari wa Semajara, ku rukundo muhora mugaragaza, ku bufatanye muhora mugaragaza, murakoze cyane. Dirigine afite ukuntu yari yakuze mu mikurire yiwe, avuga make nanjye simbura kubona mwinshi, ariko ageze kwa Diane ashoboye kwambuka aravuga, araganira. Diane, warakoze. Warakoze. Amubyeyi muri batisima ari umwana
bangana kandi amubereye nyina wabo, ariko uyu munsi mwagira umwana akeye mu maso, bivuga ngo hari icyo yabushoboye kumwambura umwana araganira. Marene wa Dirigine uyu munsi warakoze kuba yaragutoranije ukamwemerera, warakoze udukoreye umurimo tudashobora kwikorera, urakoze cyane. Kimwe n'umuryango waturambagije ukadushima, mwarakoze kutubereka ibihe byiza. Famiye Gihonzo ibe yitegura kugira ngo ababyeyi nibaza kuvaho bahita kwicaraho. Mbere y'abahanzi ba Dirigine nasabaga ko mama we Mama Dirigine ni murumuna wanje, uyakaba nyirakuru, uyakaba nyirakuru nawe wa Dirigine, aba ni abamama b'abatanti ba Dirigine. Twaje kugira ngo tumushyigikire kandi turishimye cyane. Twazanye n'umusaza papa wacu, papa wahaguruka ugasuhuza abantu, wakwigumira aho ngaho kubera imbaraga ngeyo ufite. Ni sekuru wa Dirigine. Turanezerewe cyane rero mwana wacu, ni umunsi ukomeye kuri twebwe nk'ababyeyi. Twavuze ngo natwe ntabwo twatangwa, turaza kugushyigikira kandi bumve ko tugukunze. Papa Kumbuka yavuze ati gusura abana n'igihe yavugaga batazi, ahubwo nahamagara Patrick na Kumbuka niba bari hafi bakaza tugafatana ifoto. Njyewe nka nyina wabo nagiye mbasura kenshi, gusa murabizi hari igihe bitewe n'imibereho umuntu ajya gushakisha ahandi. Nari maze igihe ntari mu gihugu, naragiye gukorera hanze, ariko umuntu aragarutse nzajya mbasura uko bishoboye, kandi na mama wanyu azajya basura. Dirigine, uyu ni umubyeyi wawe, ni mama wawe, akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu. Uko byagenda kose ni mama wawe. Wumve wishimye, wumve ko ufite umuryango aho mama wawe avuka. Turagukunda papa, mu izina rya murumuna we udahari kuko yitabye Imana, nawe yari yantumye na ba nyukurome ko nimumara kuruhuka mu rugo urahazi kwa papa ni hari urusororo, ariko afite urwuri umutaro, ko nimumara kuruhuka uzaza ukamuzanira umukwe akabaremera. Murakoze cyane. Ariko ubwo
inka muyiha amashyi angana gutyo mwayihaye amashyi. Izo ni inkoramutima zaje bibutsa ko nta muntu nongera guha mikoro kugira ngo twibutse uburyo mwete. Urakoze cyane kamera mafata ibitabo rwibutso bakomeze. Famiye igihozo batambutse. Biriwe neza murakoze. Uyu munsi twigera turangaha ku munsi wa Tije na Aphrodis Tije twiganye muri segonderi. Umwana mwiza kuba turangaha ni sembole kugenda neza umwaka wose. Rero ko turangaha no kumushimira tumwifuriza urugo ruhire n'umutware we. Reka nsabe n'undi arabagira icyo avuga. Murakoze. Murakoze. Natwe turashimira Tijine ko yatubaniye neza. Twifurije n'urugo ruhire. Famiye yose. Murakoze cyane mutanga impano. Famiye Icyizere muriteguye? Famiye Icyizere muriteguye? Mutambuke. Famiye Icyizere mutambuke. Mufate ifoto y'urwibutso. Zarangiye. Famiye Icyizere mutambuke. Famiye zarangiye. Murakoze cyane. Dile natambutse. Famiye Marene muri hafi. Famiye Marene nizere ko muri hafi. Iyo ni Famiye Marene. Murakoze cyane. Abanyeshuri biganye na Dirigine muri University. Aba ni abanyeshuri biganye na Dirigine muri kaminuza. Bifuje kumushyigikira ku munsi mwiza udasanzwe. Famiye Alliance muriteguye? Famiye Alliance. Aba ni abajene biganye na Dirigine muri University. Bifuje kumushyigikira. Ifoto y'urwibutso dusubira mu byicaro.
Urakoze. DJ karangiye nako cameraman. Yes. Mukomeze. Famille Alliance irihe? Mwateguriwe Famille Alliance nayo itambutse impano yayo kuri uyu munsi mwiza. Murekatete. Arihe? Ari wana manitse ko bari batanga impano abari hafi yego. Murekatete yifuje gutanga mwitegure mukanya muze bajya muye namwe gutanga impano yanyu. Ayerije shirimimba muri yehe mpamfuramwe rukunda nani mubiswi ngo bazaruka rukunayi Yusu murahari Yusu samajana murahari muhite mutambuka muri umurya mwiza w'indanga. Byarangiye mutareke impano igomba kubiri ubundi mukomeze. Yusu samajana ajana ufata ifoto ubundi dukomeze. Famille Shalom mutambuka nayo ni famille nayo Famille Shalom. Wow, baravuze bati rwose agapfurike gatera amatsiko rekata. Wow, kadere nziza cyane, kadere nziza cyane. Ayerije icyizere n'ibiri hafi nayo yaza gutamuka impano yayo. Famille igihoza bavuyeho Life Savage. Life Savage. Banje kubasuhuza mwese ko muri hano nkuko mubibona uyu ni umuvandimwe wanjye by'umwihariko abenshi batuzi bazi ko turi impanga bigahuzwa nuko n'itariki y'amavuko tuyihuriyeho. Anniversary yanjye niyiwe turayibukiranya. Rero twifuje kumuha impano nka famille yacu. Iyi ni famille yanjye ndumva nta mezi agera kuri 6 aciyemo kuko turakurikirana mu bintu byose uko byasa kose n'itariki y'ubukwe dushobora kuba tuyihuriyeho. Ubwo rero mu by'ukuri twifuje kubaha impano nka famille yacu, ariko ikiri inyuma y'ibi nibamara kuruhuka famille yanjye na madamu turi kumwe hano twabageneye inka nibamara kuruhuka bazaza tuyibashyikirize rwose. Kandi ikindi tubifurije urugo ruhire rugendwa, Imana izabaha umugisha. Life Savage murahari? Life Savage umubyeyi mwiza cyane nawe aravuga ati reka
nanjye nshyigikira abana banjye kuri uyu munsi mwiza. Iyo ni famiye famiye ya mama Afisa nawe atambuka, mama Afisa nawe atambuka, batambuka rwose, batambuke nabo bari hafi rwose, mukomeze. Mutereke impano aho zigomba guterekwa, ubundi dukomeze. Ifoto y'urwibutso. Yego. Mukobwa mwiza n'abana ati nanjye reka mbashyigikire kuri uyu munsi mwiza wasanzwe. Impano yanjye nziza. Wow, impano nziza itubutse rwose. Yes. Umubyeyi nawe aravuga ati reka ntange ubutumwa nageneye abana banjye kuri uyu munsi mwiza. Impano ariko famiye nziza cyane, famiye ya mugabo yifuje yitonze. Dirije ariko byishimo ari he? Byishimo uri iyi ni famiye yanjye. Ndavuze ngo uyu munsi nifuje kugaragaza amarangamutima yanjye kubw'umunsi wa Dirigine na Aphrodis. Dirigine, hari ubutumwa burimo ugende ubusome witonze, reka babushyire hariya uze ushyire hariya, ahasigaye uze kubusoma witonze. ngongera usuze Diogene, ndabizi mumaze umwanya rwose, ongera umuhobere uriya musore wacu Diogene. Aphrodis afite ubutumwa yo kukugezaho kandi buraremereye. Yambwiye ngo imirimo yose wakoreraga uriya mwana Dirigine ni iy'agaciro, ni imirimo y'indashyikirwa, ni imirimo y'imfura. Kurya wamurebagamo umukobwa muzima, uzava umugore muzima, ntabwo abura ikintu akwitura. Nawe abyitegereje amaze kubibona, anejejwe n'umugeni waje uduhekeye, yambwiye ngo ntabwo yabona uburyo bivugwamo. Icyakora kwandikira urwandiko, reka mushyikirize uyu musaza kuko mwarafatanyije gukora umurimo. Igihe wareraga nawe yasaga urukwe, ariko harimo urwandiko rugizwe n'inyuguti 26. Muri izo rero harimo n'indagi enye, kandi nta mukobwa we rwanda gusoma inyuguti z'indagi. Icyakora abasaza nk'abangaba bakuze hamwe nanjye turabikwiye kuzisoma. Maze mama unyemerere nagushyize n'urwandiko uzasoma inyuguti zisomeka, nawe n'izindagi azazisome kuko mwafatanyaga umurimo. Maze mukore mu kiganza mubwire ngo uragahora uheka kandi uhora ushingiye, Uwiteka akomeze ubucuti bwawe, komera cyane. Nizeye ndagushimira. Urakoze kare. Reka mpere bamuhaye ishimwe rikubiye muri uru rwandiko mu ruhame, ndabumushyikirije mu izina ry'umuryango wa Musabyimana. Mumushimire mukomere amashyi rwose, akoze ibintu bikomeye ngayo nguko. Maze rero Diogene ubwo rero twivugira yacu urwo rwabonye nyirarwo
cyane cyari cyana cyabaye kigabo ndasha jeshu nta n'ijwi rye mperutse nanjye nuko na ngwino hano ibintu byahindutse ariko mvuge nk'aba bandi igihe nikigera wibuka ya bayi yawe ni nawe n'umutwe wawe amaguru araba yawutwaye gutyo ariko nagira ngo mbwire umusore wacu na malariya ndetse n'umukazana wacu Afrodi wabaye umugabi wawe ntabwo ngiye gusezera abantu mu rugo rutari urwanjye Deoje ni nayo mpamvu tumwe muhagurutse ntuze kugira ngo ni yindi mbe Deoje ni ndakumva nyakugire imana najya kubwira impamvu ntagusezereye urugo rwawe nyirwenerwa yego none reka dusezerere aratuga cyangwa dushimwe iyo umubwira se ko wanyemereye kugenda oya kavuga atari urwanjye wabivugiye murakoze ibintu byose mbanje gushimira imana yashoboje ko muboneka mukadushyigikira yaba umwanya wanyu yaba ubushobozi yaba imbaraga uburyo bwose bwitanzemo imana ibamugisha ndabashimira ko bigejeje aya masaha tukiri kumwe ndabashimira imana ibaha umugisha ndashimira umuryango w'umugore wanjye ndabashimira n'umuryango wanjye nawo wambaye hafi muri byose imana ibaha umugisha nshimira inshuti zanjye zose n'iza madamu imana mwese ibaha umugisha murakoze ndabakunda kandi nagashimira n'abasaza bakuru bamfashije muri byose bakahambera aho ngewe ntabwo bigira icyo mvuga cyangwa ntacyo nari mfite cyo kuvuga bakahambera imana ibaha umugisha murakoze ashimwe kristo yazakuze turabashimiye mwadushyigikiye ababyeyi inshuti abavandimwe imana ibamugisha muzaze kudusura iwacu bikaribu murakoze hari ikindi ubu rero nawe ushatse n'ubu naguherekeza jeju urakoze cyane ngaho jeju yewe namwe mugeju ubundi nambara karindwi reka nkwereke munsi y'ikirenge maze rero ntabwo musezerera amaramasa ahubwo waje byose imana ibirimo muze igire hino ndashaka uyu musaza yigire hafi aha kandi ni ukuri uyu musaza ibintu agiye kugusabira ndakubwiza ukuri ariko kandi mubwire iri jambo naryo Diogene ushyize mu gikirisitu icyo ntaguhaye nicyo ntafite icyo nakwimye ntakikwimye ndabizi muvandimwe ntacyo wanyimye ntacyo nakwimye ndarahiye reka tugusore umugisha ubwenge byose murakoze cyane sengera aba bantu mana yacu mana nziza mana yumva kandi dukunda turi hano ubwoko bwawe ni imiryango wemeye ko duhuza kuri uyu munsi duteraniye aha kubw'igikorwa cyiza wemeye ko gikorwa uwiteka wungura umuryango mu wacu kandi wungura umuryango muri uriya duhuje ihuze duhuje umutekano duhuje amahoro duhuje amaraso ibyo byose n'ubyemeye kugira ngo bikorwe kuri uyu munsi mana wahabaye kandi watabaye byaduhigaga n'ibyatugenzaga n'ibyabuze kubaho ariko hakomeje kutubera amaso imigambi yose uyitesha agaciro haboneka imbaraga no gutabara kwawe none muri aka kanya twanyoye twishimye ibiganiro byaha byose byabaye iby'umutekano n'amahoro ibyo byose n'uwo wabikoze si umwana w'umuntu ntiyari kubyishoboza ariko imbaraga zawe zadutsinda ibyo byose byatugenzaga n'ibyaduhigaga twifuza ko byabaho mana wahabaye imbaraga zawe twazibonye ukuboko kwawe twarakubonye uwiteka watugaburiye kandi twanyoye nibwo buryo rero bwemeye ko duhuzwa n'uyu muryango dusabye umugisha dusabiye umugisha uyu muryango wemeye ko dukoramo uyu mugeni dusabye umugisha kuri aba bana kugira ngo bubake ingo zikomeye satani atazivanzemo ahubwo imbaraga z'umwuka arizo zibayobora kugira ngo bagereho kugendera mu buntu bwawe igihe ushima wemera tuzongere duhure twese turi amahoro tuvuga inkuru nziza z'ibyishimo tuvuga inkuru nziza z'umutekano
kuko byose birindwa n'imbaraga zawe kandi warahabaye iminsi yose n'iminsi yacu ntiwemeye ko satani atwigabiza twagombaga tuba tutariho ariko warahabaye twararwaye ariko warahabaye uyu muryango wararwaje ariko warahabaye imbaraga nyinshi satani yabagenzaga ariko ntibabwiye ko asohoza imigambi ye ahubwo waratabaye urakumira kandi urarengera none duhuye twese turi amahoro turi bazima iki gihugu cyacu humvikana n'umutekano turi bazima iyo hataba umutekano ntibyagomba kwemera ariko wabyemeye byose kuri uno munsi bikorwe byose bikozwe n'imbaraga zawe haleluya aba bana tubasengeye imana ishobora byose imana iri mu ijuru yumva kugira ngo ba bana baheshe izina rya agaciro ba bana baheshe ababyeyi agaciro ba bana baheshe umuryango agaciro byose bikozwe n'imbaraga zawe warinde imigambi yose y'umugome wabagenza imigambi y'abarozi bisengesha imbaraga zo gutabara kwawe imiryango mwana ibyo byose urabira kandi urabizi imbaraga z'imana rikazo zigaragara imiryango ikomeze kumva ari amahoro natwe twumva turi amahoro kandi mu ngendo zigenda zengwa mu mpande zitandukanye ari mu byuma ari mu mihanda aho tugenda mu mpande zitari zimwe buri wese tumusaba uburinzi bw'imana haleluya haleluya uri kumwe natwe kandi urana natwe iminsi yose kubaho kwacu si ku bwacu ahubwo n'imbaraga zawe zibikora kuko iyo tuhabaye utahaba ibintu byari kwemera kandi iyo utaba ntibyari gukunda ariko kuko habaye niwo duhuje kuri uyu munsi duteranira twese turi amahoro kuko ibyatugenzaga n'ibyaduhigaga ntibyabuze kubaho ariko aho hose urahabaye urabigutsindira none twese turi amahoro mu mbaraga zawe ndagushimiye rero ku rugo rwabo nagiye kurwubaka neza uzabahe kubyara no guheka uzabahe bashakishiriza hose gucuruza haba mu bucuruzi haba mu byo gukora byose mana uzabahere n'umugisha bakeneye amafaranga ibyo ngibyo kandi uzaba nifuza n'ibyawe ibyo byose bibatunga mu buryo bwose butandukanye nabyo turabibasabye kugira ngo bazabironke uzabahe imbuto z'abana zo mu nda uzabahe kubyara bororoke mu izina rya Yesu tugushimire itandukanye rigiye kubaho ugendane na buri wese mu nzira anyuramo haba mu rugo basize ingo utunga umutekano wabo kugeza ubwo bazajya mu ngo zabo basanga ari amahoro kandi babarindiye Imana agendana natwe twongere guhura amaso twese turi amahoro izina ryawe rihabwe icyubahiro n'iteka ryose wakoze amen. Nurukeye mwana wanjye urumve wigiraho ntukajye urengwa ngo urwite urukenero